umunsi ngiye kubwira umuhanzi cyangwa se umuntu ugiye kwinjira mu bintu bya music. Niba ushaka ko music ikubyarira umusaruro, tega amatwi wumve ahangaha. Mbanze kubasuhuza mbifuriza amahoro n'imigisha bikomeze kubana namwe. Ku muntu turabana kuri iki kiganiro ushaka kwinjira mu muziki cyangwa ushaka gukora cyangwa se afite n'umuntu ashaka kuba yamushyigikiramo, ngiye kukubwira uburyo ki ushobora gukora music ikaba yakugirira inyungu. Bya bindi mwumva ngo abahanzi barakenye buriya nta kuntu leta ibitarabahaye amahirwe, ahubwo bo nta kundi kuntu baba bafite ntabwo bayabona, uko uyafite ariko utanayabona nabyo birashoboka. Iki kiganiro impamvu nyikoze, abahanzi nkunda kugenda mbabona rimwe na rimwe bavuga ati ngo umuziki urimo ubukene, ngo nta biceri birimo, ngo ntaki. Wenda nkanjye impamvu ntabyinjiramo neza, kuko niba ari indirimbo ngende ndayifite yanditse ariko anytime nanayikodinga bishobotse. Ariko ikintu ngiye kuba nabwiraho ku muntu ushaka kujya mu muziki, ku muntu ushaka kuba yawutangira, ikintu cya mbere menya ko indirimbo ari asset. Ntabwo indirimbo ari ugufata ngo urakoze ikintu cyo kwintertaininga gushyira abantu. Ese indirimbo ukoze message ifite niyihe? Target yawe niyihe? Ese iyo ndirimbo yandikiye bande? Ni bande wifuza ko bazakurikira iyo ndirimbo? Wifuza abantu bameze, wifuza ko iyo ndirimbo isiga iki muri society? Mu kubaka igihugu se ni iki wifuza ko iyo ndirimbo yakoraho no mu gufasha abantu? Rimwe na rimwe hari ukuntu umuntu yandika indirimbo akavuga ati kubera ko ari trending reka nkore ibintu bitrendinga bisaza mu gihe kimwe. Niyo mpamvu uzasanga indirimbo imara icyumweru kimwe yarangiye, itamara nyuma y'amezi 3 indirimbo uba utakiyumva yaragiye nyine ikazima. Biterwa n'iki? Ahubwo ugasanga za zindi zimwe zifite message zigenda zigaruka buri gihe, zigaruka, ariko ya ndirimbo yo yakozwe imaze icyumweru, imaze nk'ukwezi kumwe ngo yashaje. Ikintu nababwira cyo mwabahanzi mwe n'umuntu ushaka kwinjira muri music, menya indirimbo ugiye kwandika ifite iyihe message. Mbese indirimbo izabiriho n'igihe naba ntakiriho, mu myaka 50 iyi ndirimbo yabicyumvwa. Icyo kintu nicyo ugomba kubanza gutekereza, pana gutekereza trend y'uyu munsi ugasanga indirimbo yashaje. Indirimbo ni asset, ni ikintu gihoraho, ni ikintu wowe uzanagenda yo igasigara ku isi. Ikindi kintu cya kabiri ugomba gukora, menya ko hari amategeko arengera indirimbo. Bino indirimbo yawe ikinwa nk'ahantu ho mu kabari cyangwa se ikaba yakinwa bino, noneho mwingingira ngo amaradiyo n'ama TV kumubahereza amafaranga ngo babakinire indirimbo. Menya ko indirimbo yawe iyo wayanditse uyifite nka asset, nyine ari nk'umutungo wawe. Iyo uyikinnye nta burenganzira wabahaye, baba bagomba kukwishyura. Ibyo nabyo bizirikane. Ikindi, niba wamaze kubisobanukirwa, ikindi menya ko ugomba kujya ukora amakataloge, niko navuga, ukazajya ukora izindi ndirimbo ukaziba wazishyira nko mu cyiciro kimwe, nyine zikaba ziri aho, ku buryo nk'umuntu ushaka kuba wamuvuga ati aje gutwara nk'indirimbo urazimuhaye arazijyanye. Umuhayizi aguhaye yemerewe kuzikoresha muri ubu buryo, ntiwemerewe kuzikoresha mu bukwe, ntiwemerewe kuzikoresha mu birori byawe cyangwa se mu nyungu zawe rusange. Ibyo nibyo nababwira kuri ibijyanye n'umuntu ushaka kwinjira muri music. Ibindi byo nakagaruka. Mbanza no gushimira ku muntu wagiye ukora subscribe, ko ntago nakibagirwa kubabwira yuko muzajya nyine mubona ikiganiro buri munsi. Kandi hari Instagram, hari TikTok, byose biri muri ntuza muri description ya YouTube. Mujyemo mukande kuri link munshyigikire, tuzajya tubana umunsi ku wundi. Nzajya mbabwira ibintu nyine byadufasha muri society, pana bya bindi bidusenya.